cyane Nzovu ari uriya Nzovu mushobora kuba muri kumwe akiyenza ngo murarwana batangira imirwano akiruka akaguta ugasigara uri kubera ko ngiye ku myaka yanjye 12 nikoreraga amatafari ya rukarakara akazi nakoze nawe waragakora rukarakara ibyo dushima nibyo ibyo dushima ngo yikoreye rukarakara ubu wa mudamu we ugenda ugakoresha umukozi ukoresha ubwiza uzi umugabo wawe koko azabyihanganira hasi nk'ababandi ugasanga uri umugore ufite urugo ukazana murumuna wawe ukurusha ubwiza ngo mubane byanga bikunze abagabo murabasi cyane ariko yaka nanjye na oya yakamubomora mugani wawe kumubomora kaza munsi y'igitanda ni amakesi 3 ni mitsingi y'Imusi na Knowless nese ziracyarimo asiganya amakesi yo nabwo n'amavidi ni barayakora bazana yigeze kuza kudusura anywamo Primus iyo niyo heruka mu makesi 3 narayanze bamaye igiko nonge ko suza mwe mukomeje gukurikira Funny Films nkuko bisanzwe abari mu mahanga abari mu Rwanda abari mu ngeri zigiye zitandukanye nizera ko meze fresh nizera ko meze nkuko mubibona imbere yanyu hari ndavuga ibyamamarira uvuga uko ushaka yakabimeze bite sawa seko mbona wakonje bimeze mwaka utangiye neza cyangwa utangiye nabi uyu mwaka utangiye neza ariko uyu mwaka rwose ngewe habuze gato nari nkupfuyemo iyo nkuru imeze gute iyo nkuru se ubwo duhuriza ibyo bintu iyo nkuru imeze gute wari upfiremo gute abantu banguriye inzoga ni ukuvuga natangiye inzoga kuri ninda isoza umwaka ndi ku icupa ritava ku munwa none se abantu ubwo uri kugurira abantu amayoga mpaka bashaka no kubicira ubuzima ubwo tubita abantu bazatwicisha inzoga pe none abadiaspora bamenetse ariko bagiye Canada bagiye gusubira ariko bagiye gusubira bari baje mu minsi mikuru baje gusubira nese bo minsi mubana umugano kuri wowe Nzovu umunsi mukuru urangira ryari umunsi mukuru usibye ko buriya abantu benshi cyane kuko bonani ni umwaka uburangiye abenshi yakamwana bonani ni umwaka ukoze iki urangiye nyine abadiaspora kenshi baje gusura mu miryango yabo noneho bagera i Kigali bakatumenamo ibintu byo kunywa inzoga yose ushaka yakamwana niyo mpamvu ariko Nzovu reka ngiye mbanze nkibariza ikibazo ari Noheli na Bonane abanzi reka nk'umuntu wize nyine urabona bonani iba ku itariki ya mbere z'ukwa mbere Noheli ikaba kuri 25 z'ukwa kangahe kwa 12 nongeye numva habanza bonani habanza bonani mbese ubwo kugisubije warize amashuri mfite ntampagije yaka amashuri mfite amashuri mfite nize primaire yonyine kubeshya abantu ntabwo nize ko oya ngiye babyancanze none se urumva ngo nango yije amashuri menshi cyane ariko mu mashuri yize ngo yize ngo primaire gusa urumva yagize menshi ariko ngo yarize kandi twagarukiraga mu wa 8 ari primaire express mobimba urumva twebwe cyatwarenzagaho 2 muri primaire yose warayakwikiye ariko icyari takiranze ariko uko biri Nzovu yarize yiga Nzovu wageze mu 6 primaire yeze mu 6 primaire ibyo nze bitandeba nebiki byose ni ibikise kwigaga ubuhinzi ubworozi kubaka kudoda ibyo byose narabyize byose urabizi umushatse naba n'umufundi nkaba n'umuyedi byose ubwo se ubwo ni ikihe giko wazamuka ukagishyikira shabyihorere kandi Nzovu ngo atari umusitari ngo yari umuyedi yabwiye ngo no yanzavugisha amatafari
Kanyombya ngo yagukuye mu kiyede akuzana muri sinema nyarwanda. ngo abanje no kubaho umukozi wo mu rugo. Yabanje kubona umukozi wo mu rugo. Nese buriya rero umuntu aba umusitari afite icyo yahereyeho. Nawe utari umusitari ntiwavuze ibyumba mu nkambi wari umuhituzi wavugiraga mu mikoro mu byuke bwake yewe nari umuhituzi ariko urumva nari umusitari buryo uzareba umuhituzi abazwi muri quartier baba muzi ati ni yakamwana uduhituzi ni yakamwana uri guha. Oya usibye ko Joanna nawe yabaye umusitari afite ubuzima yanyuzemo usibye ko avuka mu mbyeyi inda yanywaga nido kigozi urabona ariko nanone oya urabyitiranyije njye ntago nigeze mvuka mu buzima bwiza nk'uko ubibona ahubwo ubuzima bwiza tubonye dukoze ibuno rije ubu ngubu kubera ko ngiye ku myaka yanjye 12 nikoreraga amatafari ya rukarakara akazi nakoze nawe waragakoze ya rukarakara ibyo dushima nibyo ngo yikoreye rukarakara ni ukuri nikoreye rukarakara abantu bari kunyumva nikoreye rukarakara mfite imyaka 12 sinaburi kavukira i Kigali iwacu ni mu Mutara itabagwe no urumva yuko biratandukanye ko wasanga umugore wanjye muvindimwe mbona yashatse itabagwe umugore wanjye n'umukonyi none rero ubwo buzima bwiza ngiye mbubonye nkuze kubera ko amatafari ijana ku munsi tuvugisha ukuri ngiye kera najyaga numva ngo umuntu avuka ngo itabagwe ngo mu bakonyine ngo anywe ishyushyu ko nanjye umugore wanjye namushatse akora akazi ko mu rugo Kabeza yego mu gihe kigaye mu Karuha none se kuko twari tuzi ko natwe tuvuka mu Nduga i Nyanza atwe tunyura mu buzima bubi ntawe utanyura mu buzima yewe yaka ntago njya nihara nkamwe mugera i Kigali mugatangira ngo muri bakavuki njye navutse mu muryango ukennye sinjya nihara natwe twavutse mu muryango ukennye ariko uko biri kose ubuzima turabufite njye navutse iwacu turya voka n'ibijumba tuvuye ku byayaka n'ibyanzovu nanjye nzi ko nigeze kuburaraho nk'inshuro nk'eshatu tutarajya kugira ngo byemere iminsi 3 nanjye cyo kwa namaze ibiri n'abangabo bo ni Kigali bafite ibipawa abenshi barya rimwe ku munsi ateka saa sita gusa ese ushkamubwira ko nk'umukiri ufite amafaranga ntabwo ari bose ariko abenshi ari abo mu bipangu baranabimena hari n'ababimena umuntu afite umufuka w'umuceri mu Tanzania afite kawunga afite isukari ahubwo icyo nabonye nanjye naragakoze aba bakira ahubwo baba bafite stock noneho iyo agiye mu kazi mu gitondo agerera umukozi aba afite agakombe akadaha umuceri isukari umugati none harabona ko nigeze gukora nitwaryaga umugati ariko natwe tukawigurira nakoranaga n'undi mungu n'umukobwa natwe tukawigurira tukarenga abana babo tukaba none se kugira ngo ubyemere njye none nigeze kujya gukora akazi ko mu rugo sibyo ntawe utaragakoze pe tujye tuvugisha ukuri sibyo ngiye kugakora nyine ureba hari ukuntu Imana iguhereza gutera neza ikaguhereza ibyiza ariko utari ukuri uvuka mu bakiri ngiye kuhakora nyine nakoze ukwezi kumwe mabuja aranyirukana ngo nzize iki yuko murusha ubwiza ngo ni njye bita mabuja kugira ngo we bamwite mabuja nzira iki ufite imyaka ingahe se tugene mfite 17 kuko cyangwa umugabo we yarakubomoraga niko bujaga oya ni ukuvuga ngo urebe ko akunda usohokana na mabuja na boss mukajya mu modoka umwana mukamushyira inyuma bakaba bamuguha ngo umufate bajya bakumva mu kimbo cyo guhamagara tugiye nk'ahantu ukajya kumva ngo mabuja ngo tubakirize iki kandi mabuja ki ahari yicaye imbere anyirukana ubu wa mudamu we ugenda ugakoresha umukozi ukoresha ubwiza uzi umugabo wawe koko azabyihanganira hasi nk'ababandi ugasanga uri umugore ufite urugo ukazana murumuna wawe ukurusha ubwiza mu bantu byanga bikunze abagabo murabasi cyane ariko yaka nanjye kumubomora birumvikana ariko njye si cyo cyari cyanjyanye ahubwo nari najyanywe n'iki no gushaka ubuzima yaka nageragezaga no kwambara igitenge kugira ngo atazavuga ngo njye nandaro yararuye umugabo nawe ntiwihagarareho so bujaramutse aguhamagaye akakubwira yamukatemo inyuma gira ibyo ukora
ntabwo wamuhakanira cyane cyane ariko ntabwo ibyo byamuvanye mu rugo ariko biramutse bibaye hose agiye gusenya urugo rwa nyirabuja kandi naraje mu kazi naje nje gushaka ubuzima we yari yaje aje gushaka amafaranga naje nje gushaka amafaranga ariko sinaje nje kuryamana nawe gusenya urugo rwa nyokobuja none se nimba nari ne intambwe mvuye kuri rukarakara nikoreraga nkaba naragiye kuba nabo umukozi wa hanze sibyo ni ukuvuga ngo hari indi ntambwe nari ne yo kugira ngo nzagire uwo nigeza ariko mpura n'ibizaza rukarakara waryaga irindazi n'udushyimbo twa mituyu bitewe n'uko wakoraga ibyo ngibyo uri kubivuga gutyo none njye nabaga no kwa nyogokuru ni ukuvuga ngo yandi nakoraga naragendaga ujya gukora akazi utangiye kurya ifiriti mayonezi utuntu nk'utwo tutuborerwa n'udukingo byandi basiga ku mugati n'ubuki ibintu byose ngewe ndakubwira ibuno biratangiye biraje ababosi biki basiga ku mugati hafi ya boss mbere yo kuguha akazi uri umukobwa mwiza nk'uko arabanza ukagusogongera kandi nanjye ari ngewe ndi boss tuvuge for example mfite nk'akabari kugira ngo nguhe akazi uri umukobwa mwiza ugomba kubanza nkagusuzuma nkamenya yuko none se nimba hafi ya bose reka nkugire inama ya buriya nukoresha umukozi uri umuntu w'umugabo yakumwe navuze ngo afite nk'akabari bajya banza gutestinga biriya umukobwa azahita agusuzugura asuzugure madamu wawe agira ate wowe uzahita uhomba ariko nawe akuramo esheke kubera ko yamaze kugera mu bigega kandi yamaze kumwigabiza abandi bagira akabari mu mezi kagahomba kubera iki inuza z'abagore uryamana ese nzovu we ntabwo washingiye mama queen akabari ko kahombye kazize iki mama queen inzoga zo munsi y'igitanda ni amakesi 3 ni mitsingi primus na knowless nese ziracyarimo asiganya amakesi yo nabwo n'amavigi bazana yigeze kuza kudusura anywamo primus iyo niyo heruka mu makesi 3 narayanze bamaye igikoma twagwaye igikoma cyacitse amazi uracyanga uhita unywa primus nese ubwo urumva iyo business ko yahombye ibyo si nkuko nyene n'ibyo byahomba ariko business y'amakesi 3 aramutse ahombye ako wari wabikoze uvuga ko ari business yo munsi y'igitanda icyo gihe bari babakubise babanogesha mama queen na nzovu ngo mwabasanze ahantu mu kabari ngo n'abasitari ngo barakaze maze abahungu barabankubitira kuko twabasanze babagize inogi bafashe mama queen bamukubita ingumi ijisho ringana gutya yize ngo ndavuze umwe yafashe akaguru afata umutwe nanjye baranzuma ngo barateruraga bakareba nese inzovu nkawe ko buri wese arwana ukwe wenda mama queen ko yari afite icyo ajije nkawe wajyaga kwihagararaho uruhe ku buryo ujya kurwana ngewe ndwana afata amabaye ko nirukanka mpunga kugira ngo batanyicaza ngo barateruraga bagaterera hejuru ariko buri umugabo nyamugabo nzovu ngo yazize ko ari umusitari umugabo nyamugabo arirukanka agasiga mama queen ngo ari umurwanira mama queen niyo wasanze ari wakomeretse cyane nzovu ari mu nzovu mushobora kuba muri kumwe akiyenza ngo murarwana batangira imirwano akiruka kagutu ugasigara uri wamenya naho nyine kandi ariwe washinze ariko buriya n'urugamba yakamwa n'urugamba wararuzi niyo bikaze yabaye umusirikare nanjye numvisha amasasu barimo kutwakirizaho umuriro nakweruka nashaka n'imbunda nkayitaga yasa n'uwiruka hari amasasu ahari ajya urwana ingumi ku ngumi nawe ugahatana ariko ashoza imirwano yakuroshyanye urareba ingumi yanuza ya nzovu kugira ngo byo byonyine agushyikira igukome ku jisho cyangwa ntibyasaba amatabureta angahe none se kugira ngo ajye guhangana sinayiteraho nshyikiriye none se nimba agera mu ivi ingumi yo mu ivi yewe ikintu nakora turi kumwe wenda tuvuge for example turi nk'ahantu mu kabari twagiye kunywa ugatangira ukiyenza akaba ari ushoza imirwano ntabwo nshobora kukwitambikira ntabwo nakwitambikira rwose ariko wenda bakwinjijeho aho nakwitambikira wenda
ndagerageza uko nshoboye naba ngombwa ngakoresha n'amabuye njyewe ku ntosho niyo bigeze n'inzoro nka saa saba z'ijoro uyatwara mu mufuka none se urindwa mu bikubita ikintu kijyanye n'intosho mba niteguye imirimo ku ntosho iryo jambo ndiheruka iwacu intosho rwose ugeze imbere ukahura n'abashinzwe umutekano bajya kugusaka bagasanga ufite intosho mu nijoro buri ugendana n'amabuye ariko nyine buri wese mbese ntabwo ujya utaha nta buye ufite cyangwa intosho mu mufuka bibaho n'indangamirwa zigendana inzembe yakamwana akagendana intosho muramutse muhuye mwese ubwo ni hahandi nyine buri umwe yakabamukata isura n'akamukubita none se ubwo uba wumva bizarangira gute Nzovu amakwini uyu mwaka uratera ivi uyu mwaka ibyo tutagezeho mu mwaka ushize n'undi ntabyo tubigeraho muri uyu mwaka mbese ubwo ni icyo uba wumva kuko wumva ko ibyo utagezeho umwaka ushize umwaka uri bubigeraho n'ubundi ni ukugabanya inzoga yakamwana yatangiye anywa agafanta nta nzoga ntacyo inzoga zirahombya ariko nanone mboneraho kubwira abafana ba yakayisubiyeho uyu mwaka atangiye ari yakawundi tutazi yakawa agafanta yakukeye yakuta neza yakarakeye pe yakagarashaka gusubira kansa uko yakuye umwaka atangiye neza pe ariko ni twese oya ntacyo wahombye twese nta nicyo nashoye wana nawe umwaka ushize ntabwo wambaraga wa wundi igisigaye ni urupfu gusa yakamwana ngo ni urupashigaje ikindi buri abantu babanye neza urusoro nibo bantu babanye neza nabwira mugenzi we ngo wacuranga radiyo cyangwa se ngo wamenya amazi ugatembera ku nzu yanjye nibo bantu babanye neza mu mutima babanye neza ureke mu makaritsiye ariko mageragere bo baranarwana numvishe ngo baranarwanye n'ejo cyangwa ejo harimo ngo umuntu warwaye nyine hakomerekamo umunyamakuru ufunzwe se wahoze ari umunyamakuru ariko kandi hitwa ngo nibwo bwa mbere nari yakamwana ibyo yavuze ko wagiye ryari nagiye ngiye gusura umuntu nagize ngo wari ugiye kiriya gipangu kirakanganya uburyo kireshya yakamwana ntabwo aragera hariya nagiyeyo ngiye gusurayo umuntu yakaba kikugezaho imbere bituvuga ati mbega ubu ngeze mu kindi gihugu ni ikindi gihugu none ibaze ko umuntu wahahita kubaza ngo hanze hameze ute ibaze wowe ukinjira bahita mu isi iyo si imeze ute ariya ni mu gihugu ku isi hameze gute nuvuga ngo hari buri mu gihugu ariko ngo iyo ugezeyo ugeraho ngo ubuzima ukabumenyera ukajya ute ukiyakira ni ukuvuga ngo hariya hari igihe ugeraho wenda byibuze ukatiye imyaka 3 2 none ugasanga hari ufite 30 ukatiye burundu none se ubwo urumva uhumurizo ndaba ari wowe Nzovu ukatiye 50 ukatiye 30 n'uwa burundu n'uhumurizo n'urugero se nkanjye mfite imyaka 50 ubwo ngeze bakankatira 50 nta n'uwa burundu none se imyaka 50 ntayiba ariko nyine uko biri kose uhumuriza undi ni wa wundi uba uvuga toke ati nubwo ngiye bankatiye 3 mfite gutaha vuba we rero w'imyaka 5 atayaya atiba wihanganye 20 barayirangiza 20 oya 20 hajya na perezida wa repubulika ahuhamo yamyagaye perezida akabwita perezida uyihe yenda tuvuge nka perezida wacu w'u Rwanda cyane cyane nk'abafungiwe imajyajyagihe avuga ati ngewe imyaka ndayigabanyije ntabwo ari bose ntabwo ari bose byoroheje n'ibyaha bikomeye by'indangakamere kuvuga ngo ibyo byaha nka viyore warafashe nko ku ngufu umwana warafashe abwo uriya muntu bagiye bamwica yewe ndamutse ngufatiye ku mwana wanjye wamuviye nanjye nakomeye bakamfunga burundu hari ibikecuru hari abafite imyaka 30 aho kugira ngo ufate umwana w'imyaka 3 ujye kumwica wafashe cyane gukuru
umuntu wese n'indangamirwa zirahari. Nagiye nkafata indangamirwa ya 2 y'igihumbi nkayibomora byanarimbuka yambura ikagukubita ariko waho kugira ngo ujye ufata iki umwambu hari systeme bose bakoresha ibeshye gato umwambure afata ikibase cy'amazi imyenda wambaye yose akayishyira mu ukagenda wambaye boxer cyangwa ukagenda none se ntabwo wayambara ukagenda yakamwa wowe igihe wari wambaye ikanzu byari byagenze bite yewe umwisilamu oya yirigiye gusura indangamirwa buri cyo yishyura bayimwaka imyenda yigo nari ngiye kwisilamu ukuze se nta gusiramu yewe se none uzasifurira igikombe cy'impera zisa wisilamu ufite imyaka ingahe yeni isilamu vugisha ukuri ubeshye 15 ubwo se byarongeye Joana mwari muziranye icyo gihe 15 icyo gihe ko wari wafi kujya mu gisirikare ikanzu ya shokora icyo gihe wari wagiye kugura urangije gutwara imyenda wambara ikanzu iyo ndangamirwa ufite umutima mwiza yari kote bamwita Raisi ni yajyambura Raisi wambara ikanzu Raisi si wa Sodoma ariko tenti nagategura twari twategura ariko ngo waguze telefone ngo ugiye mu ndangamirwa isigira ngo bonus umuseriveri oya yene ukuvuga yamenye ubwenge telefone yanjye ndayisi kankareba umuntu nibi urabona ayimaranye hafi nk'amezi nkanga yamenye shaka iyo byira narambye telefone irarambye indangamirwa nta kiza cyazo niyo uryamye ibara ninjoro iragutakaza ariko ngo waramenye ubwenge bwo kujyaho ukamana agapantaro gake kaguma yambaye ntabwo njya nkura mwipantaro yakamwana aba yiteguye yuko hari undi mugabo ngo uza gukomanga yakomanga yakamwana agahita asohoka bakubitana yiruka ni ukuvuga ngo aba ari ibyaye bavuga ngo ndi stand by kuvugisha ukuri niba yakamwana ibintu akora ibaze urayi ku ndangamirwa urabunuje ibintu byose nk'uri wawe byose nk'umuntu uriwe ara ni amakosa ariko ubwo urumva nzovu afite experience yo kuba yagenda wakabunuza igice karara yose aranarara ariko wakuramo igice kimwe urumva yo kari kumubwira ko ari amakosa kwiyamura wakuramo byose urabizi se twararama mbi kwa kwandi twamenyeranye ubwo se ugiye ku ndangamirwa ariko ibaze umuntu ukwishyuza mbere wanyishyura sha ese nanjye ndashaka kuba kujya ndungura abagore bafite abagabo noneho urapfuye noneho urapfuye gusa niba gusinyisha impapuro we bazagusinyisha iki hari ibintu byateye yakangara ashaka ikibanza ashaka ikibanza n'iki umugabo n'umugore bakabyumvikanaho ukaza uzi ko uje kurya umwana noneho babivuganye umugabo n'umugore noneho we wamara kwinjira umugabo agahita ajya hirya gatako cyahagije ngo ni cyamaze kwiyambura none umugabo akaza ipanga rishyize kuri posesi icyangombwa cy'ubutaka niyo niye ukayatangaga ugahita usinya ati mfite agasambu aha n'aha nko mu Mutara gafite gutya ibirometero ibi n'ibi amujyana ariko mu ndege ariko nanone hari umuntu nashimye rimwe barabimukoze none nawe agiye kubahemukira abwite icyo ukora mfite amafaranga kuri banki do Kigali ngiye kubakubita sheke noneho ngo banki do Kigali noneho banki y'igihugu nyine noneho ahita banki yihe banki do Kigali national du Rwanda banki national du Rwanda noneho abakubita sheke itazigamiye mbese arabeshya akubiso miliyoni 5 banki nationale do Kigali ni arishimye wa mugabo nawe bari bafatiye ku mugore w'undi mugabo akima kuvanga bahayo sheke yahamagaye kuri banki nationale du Rwanda umuntu uza kuzana sheke gukimeze cya miliyoni 5 itazigamiye muhite mu mufata yagezeyo ngo agiye kubikoza ngo miliyoni 5 bahise bamufata baramufunga
rero mwabagabo mwebwe none se nkawe Nzovu ubwo umugore wenda umugabo agufatiye ku mugore we watanga iki ngewe mu gukubita abafite reka ngewe mvuga ukuntu ngewe simeze nkayaka ngo muri umwaka bagiye kujya ku bandi bagore b'abandi bagabo niyo nakwemera nkigumira ku ndangamiro niyo ku ndangamirwa iyo bagufatiye ni vide warya cyangwa urwembe bakakudoda nta kintu kuki ariko ku mugabo w'umugore ni agashoka k'umugabo naho hafi aho gaho ariko ngiye nagira ngo nibarize Yaka hamwe na Nzovu ese iyo uguze iyo ndangamirwa mugirana relationship nk'iyo ufite umukunzi wenda nk'urugero murimo murakora igikorwa runaka nta mukunzi uraho uri umukiriya bisanzwe no dore akandi gashya noneho ushobora kujya ku ndangamirwa ubwo uri mu gikorwa ari kuri telefone wihanyagura wakaza kuba ngo gira vuba vuba undi mugabo arinjiye ngo yakamwana arinjiye ngo nta gitiba kikaba kirimo gutera urwane no kugira ngo mu masegonda nk'abiri ugahita usohoka ukubitana yakamwana ahita yinjira hari n'igihe mwagera mu gatondo umuriro oya umwe asohoka undi yinjira abafite ahantu hari nk'akabaraza kariho intebe abantu bicara bategereje no kuvuga ngo ntabwo aguhereza umwanya wo kuba wakisanga iyo ufite indangamirwa igikorwa mugiyemo muraryohewe niyo ndangamirwa njye nari mfite kubera ko nari umukiriya mwiza yaranankupaga nk'uko pibirayi ejo nuyabona uzajya uri umukiriya mwiza y'indimi bayiragukopa da wayabona ukayazana ubwo warabaye umukiriya ukuntu ubuze hano hari butike wenda muri karitsiye waba uri umukiriya mwiza waba ukeneye nk'ikiro cy'umuceri none nanjye ndagira ngo mubaze ese ugenda uvuga ngo nje kwikopesha cyangwa ubimubwira usoje igikorwa oya ubwo iki gikorwa byumva barabanza bakanywa agacupa nimba yakamwana afite 5,000 bakanywera agashira yashira bagahita bajya ku ndangamiro bakamwita dore amafaranga mfite twayanyweye yashize nta kibazo nta kintu utakoze wanguriye agacupa reka nguhe uzaba uyama nibyo bita kandi nanone ayo mafaranga yagakwiye yanywereyemo icupa yagakwiye kugura ndangamirwa akishima akagaruka nese ubu hari indangamirwa ujya ugura irengeje 5,000 Yaka bitanu imeshe icyatanu igihumbi Johanna nawe urasubira yangahe wanjije ntareze igihumbi se icyatanu ngewe iki ariko ngewe nabivuyemo uyu mwaka bivuyemo rwose n'ikimenyimenyi watangiye umwaka ngo mama Queen twashwanye kameramani yamuhamagaye amubwira nabi yarampitanye ngo ntawe gakimanaginga Nzovu ngo ubu ngo muri rebo iyo managinga mama Queen ngo ni manager wa Nzovu mama Queen ese si manager mama Queen ni manager ariko nese Nzovu nujya urya inuza yiwe iyo watashye ugasanga yahashye utahashye abareka babwiye mwabagabo abwo binyibukije mbabarire ntuzarye ibiryo byo kundangamirwa utayihahiye babyita kurya amasitu kuko yakoreye ibihumbi bye 2 none ahashyemo urabiri uriye amasitu yiwe ubwo se ntago yakibyabihereza yabirye se ntago bibaho ntago yabihereza ndabizi neza yakababihereza ariko oya ibiryo ariko nanone tuvuze ibindi Yaka ntago akunda ibiryo icupa n'ibiryo siko abantu twize kujya bakabimwigingira kandi noneho byari ifi n'umuceri bari amaze iminsi yasinze iyo ndi kunywa inzoga kurya wa asa Yaka ari we na Nzovu ninde urusha undi kurya cyakora ndagipuriza twese twenda kunganya kuko twese inzoga zaratwishe kuko Johanna ashaka kurya ibiryo byinshi kuturusha oya oho urambeshye kuko wowe nta nzoga unywerega tuzo gusheta se Johanna nawe na Yaka oyita yanjye ntabwo ijya akaba itaye wamagana ibikunda kurya ubwo oya bajya bavuga ngo akazu gatoya niko karya ubwatsi bakomeza gutsindagira bazi ko katari bujyemo bwa bwatsi ugasanga hajyemo ubw'akarenge ubwo bishatse kuvuga ngo Nzovu na Yaka nk'uyu muntu yewe aratekera akomeza kuvuga ati nta kirimo ugashiduka bindi genda kugaruka ubwo bishatse kuvuga ngo bari ku rwego rwo hejuru mu ahantu namenyeye ko Nzovu arwaye isi
iyo imvura iguye inzovu aratitira agatengurwa ugasanga ameze wowe iki twagiye mu kivu Gisenyi tukoga mwese utitira oya ngende muzima ariko yakari muzima niyo mpamvu ngende mura nkugira inama nzovu urwaye sida watangiye ibinini hakiri kare wa mugabo barebye mu maso nayanjye wowe bayibonamo ninde koko agakorora n'ubu ugiye gukorora sawa nagiye ndakomeza mbibutsa gukomeza gukora subscribe kuri Funny Films nk'ibisanzwe ibiganiro nakagaruka ubutaha tuzagaruka tureba se wa mugani ari we na Fanny ni ndi ushoboye kurya Fanny nako Johnson nako nuwagane ni sheri wawe niki cyawe Fanny wiba mwita Joanna ntabwo ari Fanny mpaye ako hari ikintu ushobora kuba mupanga ntaramenye oya dupanga ikise twese turaba star nyine dura muri iyi mihanda twikaraga gute twikaraga sawa ubwo ciao nakagaruka kandi tubwire bakore share comment batibagiwe no gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagereho igihe